murakoze cyane. Reka nshime Imana gatoya nanjye mu isengesho rigufi cyane. Mana turakwizeye, ni wowe ibyiringiro byacu byose bishikamyeho, ni wowe imbaraga zacu, ni wowe ubwenge bwacu, tutagufite nta buzima twagira, ariko iyo tugufite byose birashoboka. Niyo mpamvu duhagaze mu butware bwawe n'ubushobozi bwawe waduhereye mu mwana wa Yesu Kristo, turagusaba kugira ngo ubane natwe. Waravuze ngo ibyo tuzahambira byose ngo bizahambirwa, ngo n'ibyo tuzahambura byose nabyo bizahamburwa mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu nta bindi twishingikirijeho usibye wowe ubwawe, usibye umwana wawe wapfuye akazuka, ubu akaba ari mu ijuru, natwe tukaba dutegereje ko azaza. Niyo mpamvu watubwiye ngo mu ijuru hari amazu menshi, ngo iyo aza kuba adahari nabwo bitubwiye, ngo kandi ngo ugiye kudutegurira aho tuzaba, ngo kandi wowe aho uri niho tuzaba. Niyo mpamvu rero dufite ibyiringiro bikomeza, ari nayo mpamvu itumye turaha ni wowe tugiye kuvuga, nta kindi kintu icyo ari cyo cyose tugiye kuvuga usibye wowe. Ngwino ukore ku mitima y'abantu, umuntu wese wakandagije ibirenge hano hantu atahe yungutse, atahe yungutse. Icyo wamugambiriyeho cyose uyu munsi agicyura, ntaze kuba ari izina ry'umuntu rihabwa icyubahiro, ahubwo izina ryawe rirusha andi mazina yose riganze none iteka ryose. Amen. Ndashima Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ari nayo data yatumboneye uyu mwanya twese ahantu twagiye duturuka imihanda yose, hanyuma igashima ko wowe nanjye uyu munsi duhurira hano, nta muntu wagiye kukuvana iwanyu, nta kindi kintu cyabaye kidasanzwe kugira ngo abandi bagutumweho, ahubwo wowe n'umutima wawe Imana ikawemeza ibicishije muri Mwuka Wera, ugashingura ibirenge ukagera hano amahoro. Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma nitwa Veniste Gatabazi, ndi umupapa, mfite umudamu umwe n'umwana umwe. Ku rwanjye ruhande ngira ngo ni ibyo. Uri bukenere kumenya mu bundi buryo burushijeho butandukanyijweho gato n'amateraniro, yandeba tukavugana nyuma y'amateraniro. Hanyuma impamvu nkeya zituma abantu baterana, ubwo sindinjira mu ijambo. Impamvu ya mbere ni ukugira ngo abantu bakizwe. Yesu ashimwe cyane. Nuzabona ugeze mu materaniro ugataha udakijijwe, waje utarakizwa, kurya ubuhushije. Impamvu ya kabiri ku muntu wakijijwe ni ukubohoka. Yesu ashimwe cyane. Ubu hari abantu babayeho ubuzima bw'ubukristo ariko baboshye, bari mu bubata bw'uburyo bumwe cyangwa ubundi. Umuntu akaba afite bimwe mu ngeso za kamere zamubase ku buryo ava hano mu materaniro bimutegereje, akava hano mu materaniro ariko bimutegereje hanze, agasohoka ahagana. Imwe mu mpamvu y'amateraniro ni ukubohoka. Impamvu ya gatatu ituma duterana ni ukugira ngo duhinduke. Yesu ashimwe cyane. Ubonye uraje mu materaniro ukavamo udafashe icyemezo cyo kwegera imbere ho gato, kurya ubuhushije. Yesu ashimwe cyane. Indi mpamvu ni ukugira ngo dukure. Kugira ngo dukure dutegerezwa cyangwa turasabwa gukura tukagera ku kigero cyiza cya Kristo Yesu. Ku kigero cya Kristo Yesu, mu kuvuga ngo papasi yacu ni ugukizwa, tugabohoka, tugahinduka, tugakura, tukagera ku kigero cya Kristo Yesu. Uwo niwe mugeni Yesu Kristo azaza gutora. Ibyo urwo rwego utarugezeho, usibye ubuntu bw'Imana butagira akagero. Ubw'Imana itugirira twebwe nirwo rushobora gutuma urokoka. Ariko dutegerezwa kwimuka tukagera kuri iyo step aho duhama tukaba abagabo bo kwizerwa hanze y'itorero.
ako niko gakiza. Yesu ashimwe cyane. Reka dusome amagambo y'Imana. Turasoma mu gitabo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 5. Turasoma umurongo wa 16 wonyine. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 5 umurongo wa 16. Aravuga ngo abari ku mucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu kugira ngo babone imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaze so mu ijuru. Amen. Kansubiremo. Menya hari abantu batarahagera. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 5. Mikrofone muri kumva neza? Ibice 5 umurongo wa 16. Aravuga ngo abari ku mucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu kugira ngo babone imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaze so mu ijuru. Amen. Reka twongere turebe mu rwandiko rwa 2 rwa Petero, igice cya mbere umurongo wa 5 turasoma tugeze ku wa 8. Urwandiko rwa mbere rwa 2 rwa Petero, igice cya mbere umurongo wa 5 kugera ku wa 8. Umutwe w'amagambo aravuga ngo ibyerekeye ingeso za Gikristo. 5, ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose, kwizera mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya, kumenya mukongereho kwirinda, kwirinda mukongereho kwihangana, kwihangana mukongereho kubaha Imana, kubaha Imana mukongereho gukunda bene data, gukunda bene data mukongereho urukundo. Kuko ibyo niba muri mwe bikabagwiramo bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba mu byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Reka nshimangire nanone urwandiko rwa 2 rwa Petero, igice cya mbere 5 kugera ku 8. Ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose, kwizera mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya, kumenya mukongereho kwirinda, kwirinda mukongereho kwihangana, kwihangana mukongereho kubaha Imana, kubaha Imana mukongereho gukunda bene data, gukunda bene data mukongereho urukundo. Kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiramo bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba mu byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Tugiye kuganira ku ijambo rimenyerewe, ndayavuga mu buryo buri synthetique buvunaguye kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Turaganira ku ijambo rivuga ngo ingeso zikwiriye abizera nyakuri. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ingeso zikwiriye abizera nyakuri. Reka mbabwire iki kintu. Buriya isi ikibazo ifite ntago ari icy'abantu bataramenya Imana, ahubwo ni icy'abantu bamenye Imana bataciye muri za step navuze hejuru, batarabohoka, batarahinduka, batarakura. Nibo bateje isi ikibazo. Kuko Yesu ubwo yarabivuze muri Matayo 9 umurongo wa 38, yaravuze ngo ibisarurwa ni byinshi, ngo ariko abasaruzi ni bake, ngo nuko ngo musabe nyiri bisarurwa ngo yongere abasaruzi mu bisarurwa bye. Yesu ashimwe cyane. Ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake, ngo nuko dusabe data ngo yongera abasaruzi mu bisarurwa bye. Buriya icyifuzo nyacyo ni icy'Imana yakubwiye gusengera. Ubwo ibyo mvuga bifite achenema logique, biruzuzanya. Icyifuzo nyacyo ni icy'Imana yakubwiye gusengera. Dufite abakristo basengera ibyifuzo batabwiwe n'Imana. Yesu ashimwe cyane.
dutegerezwa cyangwa tusabwa kumenya icyifuzo gikwiriye isi ikeneye kugira ngo aricyo dusengera, apana kwihimbira ibyacu byifuzo kugira ngo tubisengere, kuko ibyo biba bihuje n'irari ryacu. Ni nayo mpamvu byinshi Imana itabisubiza. Kimwe mu byifuzo bikomeye ni ukugenda imbere y'Imana ukayibwira ngo Mana, ni ikihe cyifuzo gikenewe kugira ngo tugisengere. Uwo niwo mukristo nyawe. Atari ugukubitwa n'inzara, wakubitwa n'inzara umunsi umwe ukajya mu masengesho ugiye gusengera inzara. No, you are wrong. Ntacyo urusha bataramenya Imana, kuko n'abakubiswe n'inzara yagana Imana. Yesu ashimwe cyane. Ntago wakwimuka ngo uve kuri step yo gukizwa ngo ubohoke, nurangiza ngo uhinduke, nurangiza ngo ukure ugere ku kigero cya Kristo Yesu utaramenya kumenya ibyo usengera n'ibyo udasengera. Umuvuga butumwa abanje yabikomojeho impamvu zituma dusenga, yavuze nka zine, ariko nasigaye ku ijambo rimwe yavuze ngo kuriya tujya ku marimbi tugiye gushyiraho indabo, avuga ngo sibyo, kandi koko niko bimeze. Kuko mu Bakorinto ba kabiri ibice 4:10 haravuga ngo tugendana urupfu rwa Kristo mu mibiri yacu kugira ngo ubugingo bwa Kristo nabwo bugaragarire muri twe. Urwo ni rwo rupfu tugendana, kuko ni rwo rutanga ubuzima. Kwibuka urupfu rwa Kristo Yesu nibyo bizana ubuzima bw'umukristo. Bitandukanye nuko twakwibuka abacu, ntago batuzanira ubuzima, ahubwo badutera agahinda. Yesu ashimwe cyane. Narivuze ngo turavuga ku ngeso zikwiriye abizera nyakuri. Ndatanga ingero, nari mfite ingero nyinshi, ariko reka mbe specifique ntanga ingero ebyiri gusa. Ndatanga urugero ruboneka mu bame ba mbere igice cya 11 ugihereye ku murongo wa mbere ugasoma hose. Nongere ntanga urundi rugero ruboneka mu itangiriro ibice 6. Reka mpere mu itangiriro ibice 6 usomye igice cyose uravanamo amagambo y'ingenzi. Ngiye kuvuga mu buryo buvunaguye kugira ngo tutaza gutambikira. Icyo gihe mu itangiriro ibice 6 Imana yagiranye ikibazo n'abantu. Abantu batakaza Imana ngo bagira ingeso mbi cyane. Ngo ndetse noneho usomye itangiriro ibice 6 umurongo wa 5 ngo Imana kubera ko idahishwe no mu mutima ngo ibasha kubona no mu mitima yabo ngo ibona bafite imigambi mibi. Ngo Imana irababara cyane ngo yicuza icyatumye iri mu muntu. Ifata icyemezo kidakuka cyuko igomba kurimbura umuntu. Irangije irareba iravuga ati se kuko Yesu Kristo yari mu mugambi w'Imana kera kandi yagombaga gucungura umuntu, kandi noneho umuntu yari agiye kurimbuka. Imana iravuga ati reka ntambagire ndebe byibura umukiranutsi. Ijambo ry'Imana ngo iratambagira inyuze mu bantu ngo isanga umukiranutsi ni Nowa. Ngo irangije iramubwira ngo Nowa we ngo genda wubake inkuge nzagusha imvura. Mukuri Nowa yubatse inkuge atarabona imvura. Nukuvuga ngo uriya munsi umwuzure uba niwo munsi imvura bwa mbere igwa. Yesu ashimwe cyane. Uriya munsi igwa niwo munsi wa mbere imvura igwa. Bivuga iki? Ravuga ngo mu gitondo basangaga ngo ikime cyatoheje ubutaka, barangiza ngo bagahinga ubutaka ngo bukera umwero wabo. Nta mvura yagwaga. Imana ifite ukuntu yabikoraga mu budahangarwa bwayo bw'ubumana, mu mbaraga z'ubushobozi bwayo bwinshi, igakora ku buryo ubutaka butota, bwarangiza gutota abantu bakabiba bagasarura. Imana ibwira Nowa iramubwira ngo nshingiye ku kuntu nakubonye kubera ko umukiranutsi wanjye, genda wowe utegure, genda utegure namubwira ngo genda utegure aho abantu banjye bamwe nzasigaza barimo wowe n'abawe bazaba nyuma y'uko imvura iguye, kuko ngiye kurimbura isi. Nowa aragenda abikora mu kwizera. Niyo mpamvu umuntu wari zo kwizera mu Baheburayo 11 Nowa agarukamo. Arabikora mu kwizera atarabona imvura,
arubaka atarabona imvura. Imana gusa yamubwiye ngo nzagusha ikintu bita imvura, nawe mu kwizera akabirebesha amaso yo kwizera. Kuko kwizera muri definition yo kwizera avuga ngo kwizera ni ukumenya rwose, ngo udashidikanya ko ibyo wiringiye ngo bitazabura kuba, ngo ni nako kuduhamirisha ko ibyo tutarebesha amaso yacu ngo ari iby'ukuri. No akabireba mu kwizera akabibona nk'ukuri, nyamara yabibwira abantu ntibabyumve. Abantu bose barinangira baravuga ati ibi bintu biragoye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo arangije imvura iragwa, igwa ukwezi n'iminsi 10, igwa iminsi 40 day and night, ku manywa na nijoro. Nowa ahinduka umukristo ufite ingeso nyakuri mu bantu benshi. Birashoboka ko twaba turi mu itorero, ubundi hari itandukaniro rikomeye riri hagati y'idini n'itorero. Myles Monroe, sinzi niba hari abantu bamuzi, yaravuze ngo idini ngo ritwereka icyo gukora, ritwereka icyo gukora, ngo hanyuma Yesu ngo akatwereka abo turi bo. Yesu niwe torero. Idini riradukurura rikatujyana, rikatugeza, rikatubwira ngo dore icyo gukora ngiki, amahame, discipline n'ibindi bitandukanye n'inyigisho zitandukanye, rikatubwira ngo ngizi mugomba kuzikurikiza. Hanyuma Yesu akaza akaba ari utubwira ngo noneho dore icyo muri cyo. Niyo mpamvu Pawulo yandikiye Abakorinto arababwira ngo tugaragara nk'abadafite icyo bafite ngo ariko dufite byose. Tugaragara nk'abakene ariko dutungisha byinshi. Tugaragara nk'abahanwa ngo ariko ntitwicwa. Yesu ashimwe cyane. Yesu akatubwira ngo durabo muri bo muri jewe. Iyo umuntu amaze kwireba muri Kristo Yesu akibona, nibwo abasha kwakira ubudahangarwa bw'ubumana. Aho ni naho hari sento cyangwa mwizingiro ry'agakiza. Yesu niwe zingiro ry'agakiza. Kugeza ubwo ubuzima bwawe buri responding. Dusabwa gukizwa ku buryo ubuzima buri responding. Niyo mpamvu umugaragu w'Imana Samuel yaravuze ngo uhereye Dan ukageza Betsheba ngo bamenya ko Samuel yarundukiye mu buhanuzi bw'Uwiteka. Ntago ari wagenda kubwira abantu ngo nararundutse, oya, ubwabo barabibonaga bakabura itandukaniro. Uhereye Dan muri extremité y'Isiraheli ukagera mu yindi extremité, bamenya ko Samuel ubwe yarundukiye mu buhanuzi bw'Uwiteka. Kugeza umunsi yagiye gupfa, hagarara imbere y'iteraniro babwira ngo ntiyagira umuntu ushinja. Iteraniro ry'abantu ryose riravuga ngo Samuel, dushingiye ku mirimo wakoze n'ibitangaza mu gihe cyawe, nta kintu dufite cyo kugushinja. Uhereye Dan ukageze i Betsheba, bamenya ko Samuel yarundukiye mu buhanuzi bw'Uwiteka. Uko niko ubuzima buri responding, bukarespondinga abantu bagukikije bakunguka ku bwawe. Uwo munsi bose Nowa akiza ubwoko bwiwe, akiza biwe n'inyamaswa, ari naho twese dukomoka. Umuntu wagize ingeso nziza zikwiriye abakristo. Wa kabiri tugiye kuvuga, watambikiriyeho wagira ingeso mbi ariko ntibyamuvana kuba umukristo. Urugero rwa Salomo, ibice 11 abami ba mbere. Salomo ngo yagize abagore, agira abagore ngo yagize ngo abagore bifura ngo 700, agira inshoreke 300, ngo wongiyeho umukobwa wa Farawo. Mbega yari afite abagore 1,000. Ngo noneho ngo hazamo abagore b'abanyamahanga, noneho bari bafite ibigirwamana byabo basengaga iyo bahuze, bigirwamana by'ahantu bitaga Eshidoni, Abamoni n'Abamowabu n'abandi. Ngo Salomo, Imana iramubwira ngo ntukajye muri bo. Ibice 11 umurongo wa 3, ngo ntukajye muri bo, ngo nabo ntibakajye muri mwebwe. Barangije 3 haravuga ngo arangije ngo Salomo ngo yifatanya nabo ngo amaze gusaza. Abakorinto ba mbere ibice 15 umurongo wa 33 haravuga ngo ntimuyobe ngo kwifatanya n'ababi ngo byonona ingeso nziza.
Imana icyo yakoze yasezeranije se Dawudi kubera kwikiranukira, ngo aravuga ngo kubera ibyo nasezeranije so Dawudi njyewe sinzisubira, ariko wowe kubera ko namubwiye ko mu bwami bwanjye bwa Yuda ariho ingoma yanjye izava, ingoma ya Yesu. Iramubwira ngo ubwo ngubwo ngo njyewe sinzisubira, ngo ariko nzagusigira umuryango umwe, imusigira umuryango wa Yuda n'umuryango wa Benjamin n'igice cy'umuryango wa Manase, abandi barikukira. Ni ukuvuga ngo itandukaniro riri hagati ya Isirayeli n'Abayuda ryaje ku mwami Salomo. Salomo amaze gucumura, Imana iravuga ngo kubera ko maze gucumura ngiye kugabanyamo igihugu, igabanyamo igihugu, imiryango 10 igenda ukwayo, hanyuma imiryango 2 wa Yuda n'uwa Benjamin n'igice cy'umuryango wa Manase nabo bajya ukwawo, bahinduka Yuda, abandi bahinduka Abisiraheli. Batangira amacakubiri, intambara zirarota, kandi arabavandimwe biturutse kuri Salomo. Ubwo nababwiraga uburyo umuntu ashobora gutambikira gatoya agata ingeso zikwiriye, hanyuma agateza abandi ibibazo. Reka mbabwire, abakristo kuriya ni twebwe dufite urufunguzo rw'isi, ni twebwe dufite isi mu kiganza. Reka mbahe fact, umunsi Yesu Kristo azaza ku isi aje gutwara itorero, nta munyabyaha uzasigara mu isi. Siko kuri? Umunsi Yesu Kristo azaza gutora itorero hano ku isi, uwo munsi n'uwitwa umunyabyaha ntazarara hano, kubera ko nitwe abakristo abamenye Imana, abizeye Imana, nibo bantu bagize inosi. Umunsi bazayivamo ntabwo isi izahinduka. Niyo mpamvu mugomba kuba attentif cyane, kuko muhetse ibintu bikomeye. Ubona ni ntanze ingero ebyiri gusa z'umuntu umwe wakoze ingeso zijyanye n'umukristo nyawe, undi agakora ibitandukanyeho, yarangiza ingaruka zikaza zitandukanye, nahawe wo guhitamo. Twasomye ijambo ry'Imana riboneka muri Matayo ibice 5 umurongo wa 16, havuze ngo ibyo ngibyo uwo muco wanyu aba ari kubonekera abantu bose, kugira ngo abantu bose babone imirimo yanyu yose, bahere ko bashime so mu ijuru. Ubu niyo purpose yacu, kugira ngo abantu nibatubona hejuru hatangira bavuga ngo turi umucyo w'isi, ngo turi umunyu w'isi, ngo turi umudugudu wubatse mu mpinga z'umusozi, aho ngaho hasi akavuga ngo twebwe, kugira ngo abantu bose biciye muri twebwe bahere ko bashime Data mu ijuru. Birashoboka ko wavuga ubutumwa utavuze, birashoboka ko wavuga ubutumwa utavuze, ukigenda gusa abantu bagahera ko bagashima Data mu ijuru. Soza twasomye muri Petero wa 2 igice cya 1 umurongo wa 5, havuze ngo iba ari byo bituma mugira umwete wose, ngo kwizera mukongereho ingeso nziza. Ibyo nibyo biranga umukristo ngiye kuvuga. Ayo ni amasomo kwayo, ariko ndagira gusa ngo mbilistinge, mbivuge, niba ngombwa mubifate mu mutwe, kuko ni 8 biroroshye. Iba ari byo bituma mugira umwete rwose, kwizera mukongereho ingeso nziza. Bivuze ngo wowe ugomba gufata kwizera ufite ukakongeraho ingeso nziza. Buriya ikibazo ntabwo ari ukwizera Imana, ahubwo ikibazo nuko Imana yakwizera. Icyo nicyo gikomeye. Dufite abantu benshi bizera Imana ariko Imana itabizera. Dufite abantu benshi bavuga ko bizera Imana ariko Imana itabizera. Muzasome Ezekiyeli ibice 12 umurongo wa 14. Umunsi umwe Imana yatanze urugero ibicishije muri Ezekiyeli. Iramubwira ngo nubwo hagira umwe muri aba bagabo batatu ugaruka namukiriza ubwo bugingo, sinakiza igihugu cyanyu. Iramubwira ngo hagarutse no, ngo hagagaruka Daniel, bakagaruka Yobu, ngo nabakiriza ubwabo bugingo gusa. Imana irabahamya. Ezekiyeli ntabwo yari abazi, hari yaciyeho ibinyejana byinshi, ariko uwo munsi Ezekiyeli azana amakuru mashya,
aravuga ati murabizi muzi ko Imana yagaruye Daniyeli, yongera kugarura Nowa, yongera kugarura Yobu. Iramubwira ngo nabwo nabakiriza ubwabo bugingo kubera ukuntu mbakunda. Niyo mpamvu Timoteyo wa mbere igice cya mbere umurongo wa 16 na 2 haravuga ngo nicyo gituma ngo Imana yabonye ko turi abo kwizerwa ikatugabira umurimo wayo. Yesu ashimwe cyane. Muri Kristo Yesu turi abagabo bo kwizerwa, biciye muri Kristo Yesu turi abagabo bo kwizerwa. Niho honyine dushobora gucengerera, niho honyine dushobora kwinjirira tugahinduka bo kwizerwa muri Kristo Yesu gusa. Iravuga ngo kwizera mukongera ingeso nziza. Ingeso nziza ni imibanire y'abandi yawe n'abandi. Ngo ingeso nziza uzongereho kumenya. Kumenya mu busobanuro bwo kumenya ni ukuvuga ngo kumenya mu busanzwe mu busobanuro bwabyo bavuga ko it's a way of developing our inner thinking capacity. Ni uburyo bwo kwagura imitekerereze yacu. Umukristo udashakisha ngo amenye amakuru menshi kuri Yesu ntago ashobora kugera kuri ya step navuze. Uragwingira. Niyo mpamvu Pawulo yandikiye Abagalatiya ibice 4 wa mbere avuga ngo iyo umuragwa akiri umwana ngo ntaba atandukaniye n'imbata, ngo nubwo yaba ari nyiri ibintu byose. Iyo umuragwa akiri umwana nta hantu aba atandukaniye n'imbata, nubwo ibintu byaba ari ibyanyu ujya umera nk'aho atari ibyanyu. Aravuga ngo ingeso nziza uzongeraho kumenya ukongeraho kwirinda. Umukristo utirinda ntago ari umukristo. Nari kugenda ntanga ingero bitewe nuko igihe kiri kugenda. Umukristo utirinda, Yosefu iyo adafata icyemezo cyo kugenda cyo guhunga uriya mugore ngo yiruka, aba yaratakaje identite yiwe. Tuba tumufite ahandi makuru atandukanye nayo dufite ubu ngubu. Ariko kubera ko yirinze ngo kumenya mukongeraho kwirinda, noneho nibibashikira kwirinda mukongeraho kwihangana. Nibigushikira umukristo utihangana ntago byakunda. Turasabwa kwihangana muri uru rugendo. Muri urugendo rusaba gutegereza, rusaba guhura n'ibikomeye, turasabwa ngo twihangane. Kwihangana tukongeraho kubaha Imana. Tugomba kwitoza kubaha Imana. Yesu ashimwe cyane. Tugomba kwitoza kubaha Imana. Kubaha Imana tukongere gukunda bene data. Abakristo turasabwa gukundana. Aho ngaho niho hari izingiro ry'ibibazo byose uyu munsi. Mu nsengero twarinjiwe harimo abazanye ingeso zo hanze bazizana mu itorero. Kubaha Imana tukongeraho gukunda bene data tugomba kuza kubera ko turi ingingo za Kristo twese. Ariko ibibazo bihari bikomeye cyane ni biri hano mu itorero. Abantu bazanye ingeso za kamere bazizana mu itorero. Niyo mpamvu intambara zihoraho. Umwanzi atadusabye, Imana itabishatse, twikururiye gusa twebwe ubwacu. Abantu bafite ingeso za kamere batuma tudakundana mu itorero. Mu Cyongereza baravuga ngo ni mutual affection. Mutual affection ni ukuvuga ngo ni nko gufatana urunana buri wese yumva nezerewe undi. Kubaha Imana tukongeraho gukunda bene data. Noneho nibirangiza tumaze gukundana twe mu itorero, gukunda bene data tubyongereho urukundo. Hasi haravuga ngo ibyo nibibamo bigwiriye muri mwebwe ngo bizatuma mutaba abanyabute, ngo cyangwa ingumba, ngo mu byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Ibyo nibyo bitumye tuba abanyabute, ibyo nibyo bitumye tuba ingumba mu byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Nitubigira ubute buzashira. Nitubigira tubizatuma tubyara. Kuba ingumba ni ukutabyara, kutamiltiply. Mu Cyongereza baravuga ngo ni ineffective and inproductive. Nivuga ngo kuba abanyabute ndetse no kutororoka no kuba ingumba mu byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo ari byo bizana impinduka z'ukuri. Imana ibane namwe
none iteka ryose. urakoze.